Clarisse nk'ibisanzwe bahaye ikaze ikiganiro tugiye gukorana uyu munsi se buriya ni ikiganiro like uyu munsi ndishimye guys. I was so excited kubona ubukwe bw'abantu hano bo kuri social media boominga. Yes, welcome to my YouTube channel. As my kids bamaze kubivuga, bahaye ikaze ku bantu batubonye bwa mbere urajya kuri Mugeni Clarisse official, hanyuma ukande kuri subscribe ukurikirana ibiganiro byacu dukora umunsi wundi. Reka nangire mbashimira abantu mwese mumaje gukora subscribe kuri channel yanjye, abantu muduha comment, abantu mureba ibiganiro byacu bikarangira, abantu muduha like. You guys may God bless you. And ndishimye uyu munsi, ndishimye cyane, ndishimye nyine bitabaho, ndishimye. Hanyuma rero reka nibwirire abantu batarakora subscribe ngo mukore subscribe, hanyuma mujye munaduha comment ku biganiro dukora umunsi ku wundi. Reka rero mbabwire ngo nyuma yo kuba ntaherukaga kuboneka hano, nshimishijwe cyane no kuba abantu banjye batarigeze bansiga mu bagende. Imana ibahe umugisha abantu bagumanye nanjye, nkababwiye ngo Imana ibahe umugisha cyane. Mbona no gusuza abantu mwese, sinzi impamvu ndi gusuza cyane, ubanza ariko nishimye. Anyway, ariko mbona no gusuza abantu mwese mudukunda, nsuze aba diaspora, abantu bari ku isi yose. Reka mvugire rimwe, bari ku isi yose, abari muri Amerika, Canada, France, Belgique, German, nsuza abashuti banjye mwese. Lily, ndagusuje cyane aho uri muri Canada. May God bless you my sister. And also ndagusuza abantu benshi ako niba ariko naherukaga ko bafite abagabo benshi, but reka mvuge ngo ndabasuje mwese abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda, abarundi, abanyamurenge, abantu mwese mwumva ikinyarwanda muri rusange ndabasuhuje. Uyu munsi rero ndi so excited kubabwira inkuru ziryoshye, ariko hari n'inkuru ibabaje guys. Sinzi aho ndi buhere, nyamera ku nkuru mbi cyangwa nziza simbizi, ariko reka mere ku nkuru nziza. See the picture. Yes, ndaje mukanya ndabereka. Dufite twe tumaze iminsi dufite ubukwe kuri social medias. Reka mbanze mbwira abantu mutabonye amafoto ko ndabahumurije ko ndaje nyabahe y'ubukwe bw'abastar dufite hano mu Rwanda. Bakoze ubukwe ariko nanjye umunwa wanyishe. Ya bakoze ubukwe ku munsi w'ejo rwose. Nari ndi kwitambukira mu mujyi, ndi kugenda mamuye n'imodoka, mbona Miki, Miki na Aga Promota. You guys, I'm so proud of you guys. Ejo Miki na Aga Promota bakoze civile guys, inyuma y'ibintu byinshi. Ku bantu batazi, Miki ni umufilmmaker. Of course I am a filmmaker. Sinzi impamvu nakunda kuvuga ibyo bintu kandi ndi umufilmmaker, like a full filmmaker. Ejo rero umuntu bita Miki, ku bantu batamuzi ariko mwese muramuzi, ni umustar. Miki ni umustar cyane. Miki yakoze civile we na Regisi mwabagaye kangahe. Nenda kuvuga Regisi ko Miki yahoze ari umu ex wa kuri ubu no mu ex wa Regisi. Bakundanye igihe kinini cyane, ndetse twanavuga ko Miki yamenyekanye cyane igihe atangiraga kwinjira mu rukundo na Regisi. Kuri ubu rero Miki akaba ari mu maboko ataraye, ari mu maboko y'umusore witwa Aga Promota. Akaba ari umusore nk'abantu mwe w'ibikorwa,
w'ibikorwa. Njye ejo nabaciyeho nibabona kino kiganiro baranyibuka. Ejo nabaciyeho ndi ku kamoto kanjye mw'abantu mwe rwose ndi kwigira mu mujyi mbambonye mva ngaba ndi kwigira mu mujyi mbona yereka bivuga mu biganiro twavuga aho bro nabonye imodoka yanciye yabanje kucaho duhuriye muri feruje iriruka bwira umumotari namubwira ati mbonye bari abantu ari ba Miki bakurikira bana bakurikiye mana wanjye dore mbega ibyishimo bikambwire Aga na Miki ngo congratulations. Ku bantu batazi Aga ni umugabo wa Miki, akaba umupromota w'abahanzi w'ibihangano bitandukanye, filme, poeme, music, iki kindira ya ni umupromota nyine kwa no promota ya ni umupromota w'ibihangano byinshi bitandukanye. Hanyuma Miki we akaba ari umukobwa w'umufilmmaker ukora filme nyarwanda, araziproducinga, akanazikina, akanazandika. Hanyuma rero mw'abantu mwe, iyo Miki akaba ari umu ex wa Regis nimvuga wa musirikare bamwe bakoraga urukundo rwa gisirikare, je pense ko no bakirukora. Umusore w'umuhanga cyane ukiri muto ufite talent w'umukozi. Reka mbabwire mwese ngo coup de chapeau nanone mbabwire ngo congratulations kuri Miki na Nande mbabwire ngo congratulations kuri Miki na Aga promoter. Uyu munsi rero mfite inkuru nyinshi zitandukanye, ndajya babwira buri nkuru etape by etape, ariko shobora guhera ku nziza, mereye ku nziza, ariko hari n'indi nkuru mbi ibabaje rwose iteye n'agahinda ku bakunzi b'iyi mihanda n'aba social medias. Reka nanone nongeye mbabwire ko nyuma ya Aga promoter na Miki, ejo nanone umukobwa bita Natasha, twese turamuzi, umukobwa wo kuri TikTok witwa Natasha. Abantu benshi bamuzi ku Gahuyu, ku Gasenda baboye ahari ni umukomediye usetsa mu buryo butangaje wamenyekanye cyane kuri TikTok. Uyu munsi rero akaba yaraye abaye umugore biri official byemewe n'amategeko w'umusore bita Celestin cyangwa se Celestin, mutipe mwiza cyane ukiri muto w'umukozi. Mana yanjye uriya musore abakobwa bose bamusarira. Natasha rwose mbabwiye ngo Natasha yaratomboye wa mwana w'umukobwa we. Mbabwiye ngo congratulations, mbabwiye ngo ndishimye. Reka mbabwire ndishimye ku bwanyu, Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibarinde, ibahe kubyara hungu nakobwa, ibahe Imana yanjye ibahe ibyiza byose biva mu ijuru, iby'Imana itanga byose bibahe. Kuko reka mbabwire mw'abantu mwe, ari Aga promoter yabanye na Miki badasezeranye, ari Natasha na Seri babanje kubana badasezeranye, kandi bakabana nk'umugore n'umugabo. Rero hari ibintu byeze hano kuri social medias. Mw'abagore mwe niba muri mu ngo zanyu zarabahiriye, ukabona wagiye mu murenge urasezerana, ugize amahirwe umusore agukwiye kwishyiga rwose agushyize mu rugo, ntabwo ari cyo gisongesho ukwiye umva. Reba Gahuyu kacu, reba Gahuyu kacu nyababyeyi noneho Matrice yagira vamundi tumwita Matrice yitwa Natasha. Bro reba ukuntu yaraberewe, mana yanjye guys, congratulations, oh my god. Abona hari ikintu kimaje kugera ugasanga nyine arabyibushye nyine nk'uku nguku ngana, arabyibushye aragaze, ukajya uvuga ati si umugore turaberanyira, ukajya uhindukizwa umugore arashaje, ugahita ujya kwishakira abana batoya, ukabisiza umwana w'umukobwa w'abandi aho ngaho wakuye imihanda rwose, wijeje ko mugiye kubana akaramata, ugasanga nyine ni ibisazi. Ariko rwose Aga na Regis wakundanye na Nuza na Miki, bagakundana igihe kinini rwose, ntago bigeze babana, birangiye Aga mutsinde. Aga kude shapo kabisa. Reka mvuge ngo Aga ni umugabo w'ibikorwa, Aga ni umugabo ugira ibikorwa. Man bro, hari abatipe tuba dukeneye mu buzima. Reka hari abatipe tuba dukeneye mu buzima.
mutipu zakavuga ijambo rizima akajya muri famiye akavuga ati njye ndashaka gutwara umukobwa wanyu singuriya Regisi ntago bamutaye imihanda baracyari kurambagiza utundi twara nguriya Miki kandi my friend reka babwize ukuri muraje murebe nukuri uraje ubone ba Miki atera imbere like atera imbere kabisa kubera iki yahoye nyine n'umusore uri seriyeme umumanaginga mwaribonye buryo Miki asigaye yambara n'uburyo yitwara ibintu bitandukanye. Reka mbabwire naye gutina amakupure ngo konzi ariko mbwira abantu bari kuri social medias gutanga comment ziri negatifu rwose mujye mubireka nukuri nta nyungu yabyo. Icya mbere kwanga umuntu nta nyungu bivamo. Kurwanya umuntu waramonye ku mihanda ari kwishakira ubuzima ari kwiyubaka ukifatwa mu rwanya ukumva nyine ko naga deserving ibyiza. Nk'abantu mwe nta nyungu ibamo nukuri nta pe. Nta nyungu ibamo ahubwo mukwiye gutuza mukabana neza n'abantu bose amahoro. Kababwira nayo ikindi kintu kiri kumbabaza muri no minsi. Ikintu kiri kumbabaza reka babwire ni inkuru y'umumama w'umukecuru watwaye umugabo w'umukobwa we. Mwababyeyi mwe murenda ngo tuzabigenze gute? Icya mbere ntago ari twe twabuje gushaka none nabo twishakiye muratangiye mugiye kubaduteraho. Umukobwa araba yaragumiwe abatagira umusore umubwira muraho na yego nagira amahirwe yo kumubona ujye utera amaboko hari uti umukwe. Nukuri yo nkuru yarambabaje reka mbabwize kuri yarambabaje cyane. Yarambabaje kwibona umwana w'umukobwa ari kurira ku muhanda yatwawe yasenyewe na nyina umubyara wamwonyeje wamutwise amezi 9 biteye agahinda. Niba tuzajya tubabahisha niba tuzajya tubigenza gute ntago mbizi pe. Wenda si buri mubyeyi ariko wa mubyeyi we niba wumva ibyo bintu ubifite muri gahunda cyangwa se waranabikoze wigaye cyane kuko ntabwo uri gufasha umuryango cyangwa se societe nyarwanda. Nta kintu uri kudufasha nukuri kw'Imana. Reka mbwira nura mukobwa ngo wihangane ariko ngiye ikintu ushaka kwisabira mukobwa naga ibintu byose bijya kuri social media nukuri. Mana yanjye wenda birashoboka ko wari ubabaye cyane ariko aha ibyo wavuze birahagije nukuri rekeraho gezaho. Ibintu byo kuri social media n'abantu baraza bakakota bakigendera ubundi bakakuvuga bukira bugacya bukira bugacya nta kintu kizima bakungura nukuri. Babarira ibyo yavuze birabaye urekera aho ngaho. Nagiye numva abantu batera comments zitandukanye abavuga nabi aboroshya ibibazo ariko it's not time to go to the social medias ukatingira aho ngaho ukupiraho ubundi ugana ubutabera. Leta no umubyeyi iragufasha kandi ndabizi ko bari bugukiranure. Indi nkuru yambabaje iteye agahinda mwabantu. Iyo nkuru yindi sinyirangije mbega abantu nagiye kubona mona famiye imwe ntari buvugeho ariko ndi buvuge. Famiye babita bandera Buryohe. Famiye ya Buryohe ifata ifoto ya Jihad bifotoranyije imushyira mu kaziga irangije yandikaho ngo mugena araruhutse isohora indirimbo ngo mugena araruhutse. Niko famiye mwe Jihad arapfuye muramwishe mu by'ukuri. Mwabantu mwe nta muntu udakosa. Buri munsi ngiye ibyo bintu nkunda kwibwira abantu bandi hafi nta muntu udakosa ariko nta n'umuntu wageze kure utakosoka. Nta muntu abaye ikihe utakosoka. Birashoboka ko Jihad mwagiranye ibibazo sibyo bihagije binabakomeretsa n'umutima ko Jihad buraravuga mwabantu mwe. Yes we Jihad nawe aravuga. Jihad aravuga nta muntu atinya nta muntu yubaha. Mana Jihad aravuga pe byo sinanabitindaho. Jihad avuga ntacyo yitayeho arakomeretsanya. Ibyo ni ibintu bizwi nk'abantu mwe Jihad yakwishyizemo akwishyiramo pe akwishyiramo kandi akakwangisha isi yose.
ndabaha nk'ingero z'abantu jihad yanze pe umva akabataranga ku icyo kikabira. Urugero rwa mbere jihad yanze Keza Teriski, Keza uri wabyaranye na Dufresne. Umva jihad yaramwanze mana we ku buryo amutuka kugeza nubwo avuga ngo wakinuwe. Buriya rero Keza ariha nukuri wa mukobwa n'umwana mwiza pe, nta mutima muhagira, ngewe inshuro zose namubonye Keza nta shitani agira. Simuvugira ko simuzi cyane, twahuye nka rimwe cya kabiri, ariko Keza nta shitani agira. Nabonye ari umukobwa uri guhasoringa ngo yibonere ubuzima, yitungira umwana we, yubake kariyeri ye, abone ibiceri nk'uko abantu bose barwana no gukira. Keza nawe ari kurwana no gukira pe, ari kwishakira amafaranga. Yewe sinaramwumva Keza, usibye ibyo namuyango nigeze kumva, ariko Keza mwanya sindaramwumva muri iyi mihanda Keza ari gutongana. Sindamwumva ari gutongana no kuri biriya bintu byenda muyango. Uburyo yabisobanuragamo wumvaga ko ari umukobwa uri discipline, utavugira hejuru nkatwaha, utavuga amagambo menshi. Ariko jihad yaramwa yo man, reka ngusabe jihad imbere y'Imana n'abantu ndakwinginze rwose, Imana izakumushe mana, ujyumba ngusabye imbabazi mbivuye inyuma ninagira n'ikintu nkora jihad uzambabarire, ntuzamvugeho wamfura we, yewe we ntuzamvugeho nicyo kintu ngusabye, uzambabarire ndakwinginze. Nunamvugaho kereka ikiza cyambara ikibi cyambara mbabarira, ntuzamvuge. Umuntu wese agira ahantu he ahashize. Meme n'abandi bantu bari ku social media bakunda gutukana no kuvuga n'aba bantu, ngiye nimuzamvuge ndabinginze, basabye imbabazi rwose, muzandeke n'ubundi ntacyo muramira. N'ubundi ntago ndi topic yabakiza, ntaho ndagera nta nicyo ndageraho, nta n'uwundi we rwose mbabare, mbasabye imbabazi. Hanyuma uwo yari Keza ndi kwisabira imbabazi nayicitse urondogoro. Yes we nukuri hari abantu tuba dufite background nyinshi ku buryo umuntu agiye kukuvuga yagusenya burundu, umuntu agiye kukuvuga yakwangiza muri societe, umuntu agiye kukuvuga yakurimbura pe. Niyo mpamvu ugiye mba nisabira imbabazi abantu bakoresha social media, nukuri ndabinginze ntawe mvuga nabi, nanjye nimuzamvuge nabi nabasabye. Iyindi rwose eka mbabwire, undi muntu jihad yavuze wumva ndababaye, undi mukobwa agenda wigeze kujyana ibibazo na muyango, nawe niba yitwa Sonia niba yitwa nde mana we, jihad aramuvuga we, jihad aramuvuga, muvuga nabi like ndiheba nkajya nishyira mu mwanya. Njye rero iyo bari kuvuga umuntu nabi nishyira mu mwanya w'umuntu bari kuvuga nabi, nkumva nyine ibyo bintu hishyiraho ko ari njye bari kubibwira, nkumva ngiye kwiruka. Guys, rega nubwo umuntu yaba atarabaniye neza abantu bose, ariko reka mbabwize ukuri, iyo bigeze ko umuntu akeneye ubufasha mani, tuba dukwiye guhaguruka tukamufasha tutitaye ngo yagize ubu. Hanyuma rero usibye kuba jihad yaravuze abantu nabi, ko jihad nawe ni content creator, hari igihe ubona inzira nziza byanze kuvamo ugakoresha inzira mbi kugira ngo ubone ibiceri, nubwo njye nabishyigikira. Ako nyine hari uburyo buri wese agira system ye mu kazi ituma yinjiza, ituma cyane cyane kuri YouTube biba bisaba ngo ugire innovation y'abantu bagukurikira baze kumva ibyo uvuga. Rero jihad nawe afite uburyo yahisemo bwe akoramo ibintu bye. Ngaruke rero kuri family ya mupostinze mw'abantu mwe, inkuru mbi nendaga kubabwira nuko jihad guhera uyu no munsi wa kabiri ari mu maboko ataraye. Jihad azira ngo kuba yarakwirakwije yarakwirakwije amashusho ya mpano, video za ya mpano na madamu we cyangwa se n'umukunzi we. Hanyuma rero nyuma yo kuyakwirakwiza baramufunga n'ibyo kuko ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Ariko abantu hano hanze abishimye, abavuga ibyo bashaka kuvuga, abamureba, mana yanjye reka mbabwize ukuri mw'abantu,
okay, sinshyigikiye bimwe mu byo Jihad yakoraga, kimwe nuko byose ntabirwanyije ko Jihad ari byiza akora, nukuri ari byiza akora pe byinshi, hari n'ibibi. Umuntu wese agira rega kote faible ye, nta muntu uri perfect uzabona kuri iyi si, ariko nukuri ntago ibyago by'umuntu bikwiye kwishimirwa na buri wese. Mukwiye kunyuzamo mugashyiramo imiyaga, murumva, simwumve nyine ko ibintu byose bigomba kwishimirwa, kuko ibyago by'umuntu se wabikoraho iki? Usibye kumusengera ngo Imana ibimukuremo, hari ibyo utamufasha nk'umuntu. Iyo nari ibyago by'inzara birashoboka, wamuha icyo kurya, ibyago byo kwambara ubusa, ari kurwara wamuvuza. Ariko reka mbabwira abantu, mwaramwihaye Mana we muramwiha yewe we. Ariko Jihad nawe afite amagambo yavuze kuri yewe we, nari mbyibagiwe. Jihad yavuze amagambo atari meza kuri Jackie w'i Rwanda, amuvugaho nawe birambabaza. Ako ndi hano kwibuka ibibazo by'abandi. Imana imbabarire guys, abantu mumbonye bwa mbere rwose nagaruko nuwemeze. Imana imbabarire. Jihad uri hariya avuga amagambo yishakiye ku mwana w'abandi, aravuga koko, aramuvuga, aramusogota, umwana arwaye arembye, aramuvuga bihagije. Ariko reka mbabwire inshuti yanjye, nubwo Jihad yagiye ayishima hejuru y'abantu bose ari mu byago, kuko ndibuka ko hari n'umuntu wundi yishimiye cyane, ariko mureke twere kuba nkawe, ngo tumwishime hejuru nawe, tumureke azahure na karma ye. Ariko si igihe cyiza cyo nukuri buryo mwambabaje. Imana ibabarire mwafamiye mwe. Bye nababaye ndanatungurwa ukuntu mwifashe mugapostinga ngo umugeni araruhutse. Buriya Jihad arapfuye bigenze ute? Kuba afunzwe rega aragenda ahanirwa ibyaha, ariko narangiza igihano cyazagaruka mu muhanda kandi muzongera muhure. Ikindi, nta muntu umenya hejo azaba ari. Ejo wasanga namwe ari uko bihagaze. Nukuri mugabanye ibintu byo kujya mugabanye ibintu byo kujya mugira, mugabanye ibintu byo kujya muvuga ku bantu, mwiyenza ku bantu, muvuga amagambo atari meza ku bantu, mwishimira ibi byago by'abandi. Ntabwo ari byiza rwose. N'abandi mwese mwakoze ibyo bintu, Imana ibabarire. Reka nsoze mbashimire ko twabanye neza mu kiganiro. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hanyuma mukore subscribe, muduhe inama zanyu, mbese nyine tunezezwe no kuba turi inshuti zanyu, nubwo nejejwe no kuba mbafite. Bye.